nights and days. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, until the day my life is through. This I promise you. hanyuma batwaraye mu nkera z'abahizi maze tukabyukira mu guhiga by'umuryango. Njyewe rero nitwa Hussein ugira neza, nkaza kuba umuhuza w'ibiganiro, ariko ntabwo ndibuze kuba ngabwa mu muryango, ahubwo umuryango wahisemo Sheikh Khalid maze ngatubere uruhembe rw'umuheto, anatubereye ngabwa mu muryango. Ni nayo mpamvu nagezeho imwe mu mirongo mitagatifu dusanga mu gitabo cya Qur'an. Tafadhali ya Sheikh. الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحين عذاب مهين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب أليم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. آمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ishimwe ibisingizo byose nta wundi bikwiriye uretse Nyagasani nyir'ubushobozi nyir'ububasha, we kubwe ibyo twifuza abitugiramo bigatungana. Amahoro y'Umushya bisakare ku ntumwa Muhammad, we watugejejeho ubutumwa bwiza butuganisha ku Mana. Nagira amahoro rero n'imigisha ye bisakare ku basangirangendo bitanze kugira ngo idini y'ukuri ya Islam igere kuri bose. Natwe twese buri muntu wari wese rero
uri hano agira amahoro y'Imana kandi agubwe neza. maze tugusabe udehe intashyo n'indamutso uturukije iyo ngiyo iwanyu. Urakoze muhungu wacu, umuhungu mwiza cyagutse ugira neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ikambanze bariya. Naam. Naam. Alhamdulillah. Murakomeye namwe. Turishimye cyane. Amani twanaherukana. Ariko kwisongana ni wowe. Herukana urebe. Nta kibazo. Turaza kubicuka turebe uko twabona. Nuko nabwishywa. Amahoro ariko hano. Turaho. Kasura keza kagereranye. Imvura na twaje twumva ko uriya mwana yanyibukije mu mwaka ushize ubwo nari ubutaka butagatifu bw'ama yanyibukije Sheikh Sudais ndanamwifuriza ibyiza uriya mwana ko Allah yazamufasha kabone nubwo twazaba tutakiriho ariko akazamugeza ku butaka bwa Maka na Madina mbere n'ambere akajya kwiga ubundi akazagira ikirenge mu cyabo bashete nka Sheikh Sudais. Turaza kubisobanurira abantu ntabwo bamuzobora ariko no mukomeye cyane. Rero mu izina ry'umuryango wa Ramadan ndetse nabo mwagendanye Naam. mugubwe neza. Barakallah. Mwaje mutadutunguye. Naam. Mwaraduteguje. Naam. Ubwo rero igihe umaze kumva uruhutse neza ijambo kwa Ramadan urabizira rihora. Naruhutse nk'ijambo muri rirembo muri aya marembo. Amen. Rwose twavunyishije batwakira cyane ariko umuryango wa Dionisi kugira amaturo kandi urakora. Niyo mpamvu bambwiye bati maze mukore koko byanditse aho ngaho nimutu twemerere mu cyubahiro tubagomba abanyakugira Imana gahunda mwarimo twabasanzemo natwe tukireho inyunganizi yabo rwose. hanyuma ibiganiro bikomeza. Umuryango rwose urabashimiye mudushishikariza gukora kandi imuherekeje amashyira impundu iri turo turarishimiye Kamunyanziza Allah turaryakira. barakallahu fikum jazakumullahu khayr. Amin ya Rabbi. ubundi dukomeze ibiganiro ubwo mbese twinjiye mu biganiro natwe kuva mwatwakiriye ko twabakiriye bari mihigo murimo niba mugiye mukomeje gutera imbuto niba mufite n'iminsi mikuru rwose dukeneye imisanzu yanyu n'ibitekerezo. naam murakoze cyane. Murakoze. Rero naam mwakire uyu mutobe ntabwo tuvuga inzoga turi abasilamu. uyu mutobe ni uwo kuvugiraho ijambo ni mu mwanya wo kuvuga ijambo. naam ni wo kuvugiraho ijambo ni famiye ntangarugero. muri famiye y'intangarugero Ramadan. Reka twumve ndabizi ijambo ndibona umwanya wo kurivuga ariko biraza kujyana n'irindi zina ry'igisingizo. naam
umutobe rero na turabizi neza yuko ariko byagenwe ariko turabizera kumva cyane na iryo jambo rero yahawe rugari bugera rihora murakoze cyane ariko kuvuge neza twashimye nta mpagarara kwa Munyanziza murakoze cyane ariko iyo batubwiye ngo twenze neza rero karibu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nyakubahwa Sheikh Khalid mu izina ry'umuryango umuvandimwe w'inshuti Nyanziza Ramadan jewe nka Alhaji Asumani niyo ntambaza rugari hari abantu bahoze mbona ngo none se nuko twari tuzi ko apima nk'ibiri abantu bajyaga banyumva rugari bakagira ngo reka dore n'uyu nguyu niwe rwose n'original byahi nuko nyakugira Imana bitari bubuze ko tuganira tugasabana ndi hano mu izina ry'umuryango umuvandimwe Girukwayo Dionise muramuzi turamuzi cyane arabazi uyu muryango urabazi murawuzi twaje hano rero umuryango wa Munyanziza Ramadan gukomereza aho abana batangiriye uko bamenyanye ni Allah wabigennye hanyuma rero twaje hano nyuma yuko abana batubwira bati nyamara twahuje urugwiro ibindi ngira ngo tubiziranye uko byakozwe impano zaratanzwe iza mbere abirembo kurihabwa kubifata mu ijambo rimwe kubera Imana mu cyubahiro tugomba uyu muryango mu izina ry'umuryango wa Girukwayo Dionise tuje hano gusaba amaboko cyangwa guhuza amaboko twarayasabye turabyemererwa hari abantu bakeya ariko noneho uyu munsi tuje kwishyira ku mugaragaro tuje gusaba umugeni hano muri ubu urakoze cyane nkaba ndacumbitse reka yego nyakubahwa Asumani rugari banyamuryango mwese muteraniye hano ibyo umuvandimwe Asumani avuze ni ukuri rero umugeni wasabye ni wa wundi wafata irembo cyangwa kuko dufite abageni benshi wa wundi waje gufatira irembo ni wa mugeni wasabye uzaniye na biriya bikoresho naje gusaba irembo kwa Ramadan risohoka ryinjira nka rigasohokamo umugeni ndabizi neza ko kwa Ramadan n'ejo nzagaruka nintagaruka hazaza n'abandi yego nzi ko hari abageni benshi ariko ubwo mwamaye rugari wagira ngo kwatura iryo jambo n'ibintu bya hano ugomba kubisasira bakobwa benshi abakuru abato bafite amataya bafite abakobwa b'imfu uwo umuryango wa Girukwayo Dionise wahisemo ni uw'impuhwe Hasina uw'impuhwe Hasina ni nayo mpamvu abantu bose turi kumwe hano bajye babanza bamenye umuryango ubamo impuhwe kandi impuhwe zijyana n'imbabazi cyane uw'impuhwe Hasina rero ni umuryango wa Dionise wahise nibyo rwose niza kujya kumbwira ngo arahari hano hareze nako muri Islam surabizi mbese yabagiye kandi ko twamutegura mashallah
umuryango wa Munyanziza nawe ni w'amashyi hano ho turaza gushimira muri gihugu cyubahiro tubagomba muhaguruke muhe bari abantu amashyi n'impundu nyinshi cyane babibonye oya kuba bamenye ko Asina hari ibintu byahindutse nasha ugabi murakoze cyane ariko ntabwo impundu n'amashyi yego ariko hari ikirenzeho ngwino mukobwa wawe ndaje mbabwire rero ahubwo ni famiye ntagereranywa mwabyumvise mwumvise uyu muryango ari famiye ntagereranywa murakoze cyane iri ni ishimwe ry'uko muduhaye umugeni ibindi mvugiye ahangaha yego umugeni nakubwiye ko ahari yego urumva yego ndetse namaze kuganira n'umuryango wose cyane kuri cya cyizere yego n'ukuntu nishimye yego umugeni arahari rwose Asina arahari igisigaye kandi inka zirahari reka tugukoshe reka tugukoshe hanyuma none se kwagira ukwayo se uzi famu zihari mwashaka ebyiri muri zo famu ariko urumva famu ndabyumva uruhuri dufite inzuri nyinshi muhitemo sawa urakoze cyane rwose natwe dufite icyizere Sumani Rugari Alhaji ariko kubera ko ndumva iryo ngiryo ndamutse mvuze mbanje kuri Rugari hari irindi ahubwo wavuze namba kuko byose kuyavuga byangora na mudatenguha naryo ryo niza kuvuga rimwe muri ayo gusa rifa kuba muri namba duko Rugari no gutondagura ariko ntabwo ari ngombwa. Sumani ni iryawe na Rugari ni iryawe. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Humura ntabwo usubiriza icyizere inyuma rwose n'uvuga ngo ahubwo ndacyongera. Mashallah. Mushimire umuntu. Inyungu nyinshi n'amashyi. Mbere na mbere icyo mama w'umuntu ndashaka kumva ngo mbere na mbere icyo ndabanza gusaba umuryango cyane cyane abadamu babonye uko wabyise nk'imbanziriza umushinga y'icyo ugomba kuza gukora. Numvisha amashyi cyane ariko sinumva impundu, kandi impundu ni nziza mu muco w'abanyarwanda. Mutange amashyi n'impundu rwose gushimire urenze hanyuma rero nshingiye ku byo wavuze kandi byiza, n'umusaza mukuru w'umuryango Haridi yakwemereye byinshi bishingiye ku cyizere cyawe, ariko yewe wenda ntabwo ndi bubisubize inyuma, ariko ndabizi yuko uzongera uzagaruka kudusaba, kubera yuko dusanzwe duhana inka, duhana abageni, ibyo birasanzwe. Ariko mu muco nyarwanda niho bwa mbere numvisha umuntu wasabishije umutobe. Ubundi abadakoresha inzoga bakoresha ubuki. Ubuki iwanyu ntabwo mujya mwagira? ubuki bwihuta wa mugabo. Ubuki ni ikintu gikomeye cyane kigaragara mu mwanya wacyo. Ntabwo umwanya w'ubuki wagira rero. Ni ukuvuga ngo rwose nanjye ntabwo ndi bunyuranye na Haridi umugeni mukwemereye. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Naam. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo mu kumukwemerera turanamuguha, ariko mumukoye nk'uko twabivuze. Ni ibimenyetso gusa
ndabona Sheikh Hamad yahageze kugira ngo afashe kwakira turi abanyarwanda ntabwo turi bujye mu burondogozi buvuga ngo iki ni cyozi cyogera inkango ni ikibumbiro ni ibintu bibe turabizi twese abantu b'abavandimwe bacu tudahuje imyemerere mu maboko yawe ndi imbere yawe buri kimwe cyose kuko usaba aragenerwa yego hano ariko hari umwihariko iyo dusaba kwa Ramadani twebwe dufite icyizere kingana 300 kwijana nta mashyi mwashe ntabwo wize mami nawe ko ntabwo wabitse amagana ukuntu urimo kubivuga ngo I'm proud ngo nyine aho ko nta mashyi muri kudo umuntu utandukanye neza zari ziri kurisha aho hafi naam abashumba baraza barabimbwiye nabwiye ati mukora akazi kanyu ntitwari tuzi rero yuko ubu nibwo menye yuko ziriya zari inkwano zasi cyane rwose rero banyamuryango muhe amashyi mushimire uriya muryango wazabana na Alhaji Rugari Asmani ku nka nziza yadukuye twazishimye mwakoze hanyuma nkabona kubaza Alhaji Runambaza Asmani Rugari ibyo byose ni amatitire yiwe kandi yarayakoreye ariko kuri uyu munsi bitewe n'uburyo wavugaga ijambo bigaragara kandi mu idini ryacu aribyo ryanyu rya Islam erega shehe ntugire ngo Rugari Hamad ugiye kubaza ndaguma mu byimbo reka ndajya ku Karubanda ukaramawe ndajya ku Karubanda nanjye rwose ndaza gusanga mbarize ku Karubanda bose bagyumva ndagira ngo mbaze Alhaji bitewe n'ijwi afite n'igihagararo cye kandi nkaba nzi ko idini ya Islamu ariyo yangeniye twemerewe 1 2 3 4 aho kuri uyu munsi niwe waje kwisabira cyangwa ni umuhungu wawe waje gusaba kubera ibiganiro twabikurikiranye ariko ntabwo wigeze kutubwira wari igihe cyose watubwiraga Neyambaza Asmani Rugari nandi menshi cyane Alhaji niba ari wowe tubisobanukirwe tubihe umugisha cyangwa nimba arundi nabyo tubisobanukirwe murakoze mubona hano umugabo w'igikwerere nashatse umugore umwe afite sheri wanjye yagombye kuba ari aha nuko arwaye sinzamuharika bati nawe basaza mubona dore aba basaza mubona ikirazira kikaziririzwa twagira ukwayo diyonizi kirazira kikaziririzwa dusabira abana ntabwo duharika urabisobanuye kandi bisobanuye neza kubw'ibyo rero nk'uko tubwiye uti igihe nikigera araza uramutuma aze adusuhuze ubwo rero nagira ngo mbasabe wasabye byinshi tunasobanure uko tugiye kubigenza nabasaga uburenganzira kuko muri abashyitsi bacu protokoli igumye yakira abantu ntihagire umuntu uza kwicwa n'icyaka ikindi amasaha yo gusenga wabonye umwana nagutegure kugira ngo aturagize Imana rero amasaha yadufashe
kubera impamvu zitaduturutseho yaba ari mwebwe yaba ari twebwe. Nasabaga rero yuko mwaduha nk'iminota 15 tukabanza tugasenga, hanyuma uwo musore wawe tuyizere ukaza ukamutwoherereza akaturamutsa. I've been trying to reach you. hariye n'abandi babonereho banaguhe n'amashyi. uratambuka ugenda usuhuze ni sobukwe aho uri kwa sobukwe, wageze kwa sobukwe aho nyine ni kwa sobukwe. Urakoze cyane. Nahezi ko ari uriya naho n'uyu ese ko nde barwaye. Oya nta kibazo afite ka nta umugana w'umwe afite kugira ngo bereke ko nta umugu ufite. Tora salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imbavu ze ziruzuye. Reba ndebera neza. Ntabwo ziruzuye, se zaba zuzuye gute? Ntabwo zaba zuzuye wapi? Nibyo navuga. Arabura mu rumwe genda uhagaze hariya. Yarashize afite ibibazo rwose. Aslan namubonye umuhungu wawe. Uratambuka cyane mukomeze mu amashyi n'impundu. Umwana atweretse ibyo ni ibyicaro byawe, ngaho ubyicarire maze wicaze yombi. Burya rero ugende sibyo shyiramo kamayike abantu babyumve. Muri tayari. Ntabwo bavuga inka y'umukara, bavuga iki? Ntabwo bavuga inka y'umukara, bavuga inka y'isine. Nawe ugenda wicarira, ntabwo bavuga inka y'umukara, bavuga inka y'ikibamba. Genda nawe wicare. Ntabwo bavuga inka y'umweru, bavuga inka y'igitare. Okay? Ese mvarira kiki? Ese nari. Umvise warira? Rwanda n'utuzi si 30. Ntabwo uzi Iburasirazuba, Amajyepfo, Iburengerazuba n'Umujyi wa Kigali. Akarere ka Nyaruguru gakora iki mu Majyepfo? Akarere ka Nyaruguru gakora iki mu Majyepfo? Kitambitse. Icyo mubaza ni ikibazo gisanzwe cyo ubuzima busanzwe. Yona yamize ifi cyangwa ifi yamize yona? Ifi yamize yona. Icyabayeho byose byaramiranye, sibyo? Habayeho kumirana, sibyo? Urakoze cyane. Reka noneho ubwo tumaze guha ibyicaro umukwe wacu mukuru, reka nsubize umwanya niyo nambaza Asumani nawe agireho icyo bonereho, maze nk'uko wabibonye, nk'uko wabiketse, nk'uko wabivuze, uwo mugabo ubona hariya ubona yirebesha hakurya iyo ngiyo ibumoso bwe, ntugira ngo niko asanzwe. Wabibonye kane? Urabona uko areba uko nguko? Nashinga ubu mureba hariya ni ukwihagararaho, ariko ba baganga birakemuka. Ngaho rero
iyo umuntu afite agahinda cyangwa iyo umuntu ababaye akeneye abamuhumuriza cyangwa abakeneye abamugiriza cyangwa abakeneye abamugirira impuhwe. Tabara uw'impuhwe tuvuga ubwo reka tute dutegereje gakeya ukagira ngo nasubira mu byimbo, turebe uko ukagira ngo nasubira mu byimbo. urahangayitse. Reka umwana arasama nyina agahongorwa wa mugabo, umwana arasama nyina agahongorwa. Tuza rwose mubyeyi mwiza, mu kanya dada wageze hano aje kandi agaragiwe, ntabwo aje wenyine, ari kumwe n'abakobwa bakuranye, ari kumwe kandi n'abamama bagiye bamugira inama, barimo gutambuka kandi baza bagana aho muri babyeyi. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha, dore uduhaye umwaka nyamibwa we w'amatage nyirungu, wakuze uteteshwa n'abakubya, ikundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa, tuzahora tugusura. Urabeho nyamibwa ikeye we, uwo mwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Urabeho nyamibwa ikeye we, uwo mwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Utsitara umwirahira umuririmba iteka, none uramusize. Ngwiyagiye nizivuga urwunge, ni umurangamire. Mbe hasi n'abana barumva uwo basigiye nde, ngo abarira nimu yihanagure mwicecekere, abarira nimu yihanagure mwicecekere, turusheho kumusabira shenge azarwubake neza. Haji niyo namba za Suman mwanya wanyu. Suman. نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. gira ijuru gira icyo mubwira. Ntahageze ahubwo kereka n'umbwira ngo nintambuke nicyo reba sita hasi amakuru abasuye nibo basigaye irembo rya rembo mwafatanye n'abaririnze mwasaba urabona ukuntu biteguye
ashobora kuba atazi yuko cyane byaranakomeye ahubwo umuhungu wawe anarwaye ntabwo wari wabizi. Uyu munsi rero nk'uko tubiziranyeho twese twahuriye aha tuje gusanza umuhungu waje kugusabira, ushobora kuba muziranye cyangwa mutaziranye, ari ababyeyi bahuye ariko ngo afite uburwayi kandi ni wowe ugomba kumuvura. Buriya imbavuze ntabwo zingana, araburamo rumwe kandi ngo ni muri urwo rwego rero basaza bawe bakundize, hanyuma kanya amubonye Yasina nawe ko murakara ntabwo dushobora. Asina bamusabye baramukwa, ntabwo rero twagumya kumugumana, ahubwo agomba kujya gukomeza kuko niba ufite umuti mwabyumvishe agakomeza urugendo nk'uko namwe mwarukomeje kandi ukagenda neza. Murakoze cyane, muzagumya kumugira inama. Nyakubahwa Alhaji Rugari Asumani nguyu Hasina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumuhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntabwo kizira ko ababyeyi bakuramutsa maze unyemerere wongere uhindukire, ibindi ndabikubwira mu kanya. Bwira abantu uti mwababara mushaka museke mwishime impundu zivuge ariko nta gisibya, ntabwo ndi burayi wacu. Umwamashi Yasina yabyemera. Impamvu turabizi umuryango wa Rwemarika na Munyanziza abana benshi, ariko uyu afite igisigo yihariye w'impuhwe. Asina ni umutoni uherewe n'ubutore, ni umutima utemba ubugwaneza. Inyange yera de arahebuje, umubavatama n'ubumanzi. Ibikurikiraho ntabwo nabibabwira kubera ko bifite nyirabyo. Maze rero umukobwa wacu umwana mwiza, cya mbere nagira ngo nkubwire ngo ntabwo bagutanze gutyo ese babyita mu cyane bubu ngo ni akantu Mwebwe rero bajya mubaha ibintu ariko mumaze kubyemeranya mutambuke ibyanyu mwabibonye, hanyuma arakoze cyane kandi afite n'igihuru yaguteguriye. Duhindukire muri za kagarana. nta kibazo turebe hano none. Arakoze cyane, akubwira zamura ikiganza cyawe tuzamure hejuru cyane, ukaba uriza benshi. Naguhaye igitabo gihora n'umutima wawe kugira ngo ukunde uturemo uturizemo iteka. Ababyeyi muraza kunyemerera mu byubahiro byanyu, ndaza kujya mbasaba guhaguruka kugira ngo muze mushyikire bakira impano abana babateguriye.
wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we w'amatage nyirungu wakuze uteteshwa n'abakubya ikundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we ubongiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeye we ubongiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano utsitara umwirahira umuririmba iteka none uramusize uduteje amatage uratuziza iki wibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we ubongiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano utsitara umwirahira umuririmba iteka none uramusize uduteje amatage uratuziza iki wibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose zizikomoka zirimo rudasongerwa nkoboka rwanze kwicama mu micyamiko yo kwa nyirata zikaba n'indebere yanze kuriborera mu batindi bo kwa nyirazirahiga nzibonye nkubita ingofero yanjye ku ruhanga tumi hanga rudahamura rw'uruheremure wanjye iraho waziragiye wanjye batubwira batundana ngo ntibaturana yanga urugo ruvuga umugore meze rwavuga umuhoro waza gukamana abana ngira gomba bagahinda gukamirwa kw'irembo ngo batayireba ikimero ugasanga ejo yihishe imvura ihimba imyugarira ibihongore by'igahinda amagaju ku mbuto muntu ariko ubwatsi bwo nzabwibisha kubera ko aba ari ugukenura inka noneho umpereza aka kantu reka nkigombe aka karasa n'amazi yazo aka ngaka niko nikundira noneho nanjye iyo mvuye kwa data ataha nivuga imyato kandi iyo nivuga imyato ngenda nikoreye avuga iti zirimo ruti rushongora indongozi ndeko iramutse umwami abari mu nteko bakegama ati cyo none yiramukiriza indeko y'ingabo mama ngo zirimo ngabo y'umurombo muremure iyo yanteye kugisha ntabiraranye ngo nkunda kirera abana ikunganira ba nyina mama muraho murakoma reka rero tugiye kubwira abo twasize mu rugo urabusogongera se bazana oya muretse nuko rero mwakoze cyane kandi twiziranye ko nta werekezo wicaye ahasigaye gahunda ni gahunda ni yayi salamu alaikum urakoze cyane mugende amahoro udusuriza aho mwasize ababwira uti mu kanya turajya mu mujisho Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow.
Antonio Pep Guardiola aho ni sawa. C'est la vie. Murebane. Mufate mufaye. Ngende. ariko mwabamera amashyi abageni bacu. Hanyuma babanyobore hari ibyicaro byanyu mugende mubyicarire batambuke rwose. Umugore yemerera nkwambike n'iyi mpeta izaba isezerano hagati yanjye nawe mu rukundo rwacu. Abandi mwese nk'amashyi akikije. Asina nawe urafata impano yawe umbaraka uzamura ikiganza cyawe ati kuko umubaraka umugabo wanjye nemeye kukubera umugore nanjye ndakwingiza uzambereye umugabo mwiza nzakubera umugore w'umutima yemerera nkwambike n'iyi mpeta umugabo wanjye mwiza. Mashallah. Noneho nimwicare mwicaze yombi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nudusenga kandi ni wowe ubamira tunubaha. Amafaranga uburwayi dufite bushobo dufite amafaranga Mana abantu badukunda umuryango dukunda ko dufite amafaranga nawe twishimye ko twaduhaye amafaranga Mana tubayakeneye cyane pe ariko Mana nandi ndebe rwose ndebe kiremwa cyawe ndayakeneye nanjye cyane pe Yenya n'amadwari Mana tumusabye tukwizeye uvuga amen. Karibu rwose murakaza neza. Ikaze. Soyez les bienvenus. You welcome. Karibuni sana. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ese ubu barimo baraturi. Ntabwo amashyi nta ntundu na ntabwo mubona ko ntabwo mubona ko ari ubukwe nabwishwa ko rwose aba bantu muri imbere yanyu hano ari abantu ntabwo tugura taza kuvuga ngo baziranye bagura bwishwe ya umuryango wa Rwemarika Ismail Nyanziza Ramadan ntiwagira uko diyo ni imiryango yasobetse kuva kera. Niyo mpamvu rero mubona n'ejo bundi tuzabahamagara n'ubundi tuzabatumira mu minsi iri imbere twahurira mubaraka iryo jambo ubundi icyo risobanura ibintu byinshi cyane ariko ni amahoro ni byiza ni umunezero ibintu byose byiza ni baraka kabisa imigisha
mubarak umugisha aha y'umugisha rero hari umutsima hano bateguye ku bwabo harimo gusanizani tumara gusanizanya bajya no gusangiza ababyeyi nawe abigenze gutyo gusangizanye Visions around you bring tears to your eyes, and all that's around you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith gone. The one you should call was standing here all alone, and I will take you in my arms and hold you right where you belong until the day my life is through. This I promise you. This I promise.